ariko Miss Vivian nk'ubu wambara imyenda ingana iki muri size? Size yanjye ntago uvuga ngo niba ari X eshanu nkumbaze ntago nzizi. Ubu narananutse rwose, abanzi bo bazi ko naranutse. Ndi gushyiramo n'imyenda ya kera nkumva irimo irajyamo neza irafitininga. Ubu nari narabitse neza mu garde-robe. Kweli? Ni ukuri kose. Vivian ubu ngubu ufite nk'ibiro bingahe? Okay, ibiro ntago biba ariko wowe bimaze kugabanuka, maze kugira nko mu 180, 170 n'ibindi. Hagati y'ijana na 180 na 170. Bivuye kuri bingahe? Bivuye kuri 220. Niri umusitari nta kuntu utavugwa, ntago byayobera. So rero noneho abantu bari mu rugo bari badafite ibyo bahugiyeho, nuvuga ngo barebaga social media cyane. Gutambutsa igihuha byari ibintu byoroshye, narabimvaga aho nkaseka. Urumva umuntu akifata atarwaye indwara nk'igihumbi no kwa muganga ndi babuzemo n'indwara usibye icyo cyorezo babonyemo. Umuntu ndakifata ati buri yarapfuye birarangiye bakambika bakagira gute ndi muzima ngende guhumeka. Nayo bonaga ahubwo bari gukina comedy. Nayo bonaga bari gukina comedy kuko numvaga ko ari ikiso. Nkibaza ibyo barimo bikanyibera ko ntago byampangayikishije. So rero kwa ko bastari byo tubimenyereye turorereka nyine uravuga bareka bakavuga kuko nyine habayeho competition y'abantu banini. Turakompeta nyine mbasha gutsinda. N'izina Miss rero ryavuye mu by'izina. Watsinze uro kangahe? Natsinze ndo wa mbere. Nkunda cyane Bianca kuko n'abana banjye baramukunda. Ubona ishyiraho utuntu tugiye dutandukanye. Naho wenda mu bari abantuza ba strawberry nuza ba Shadibu. Ntago mbiheteresaho cyane. Kutangiye guseka. Uyu munsi twazanye uyu munsi turi kumwe n'umuntu nyine wari umaze iminsi asa n'uwitsimbye n'uwihishe, ariko twavuze tutireka tumusure mu rugo iwe muri ghetto iwe. Ni Miss Vivian. Vivian biteze? Oya ntabwo ari muri ghetto. Amakuru ni meza. Turabashimiye kwa mudusuye. Iminsi myinshi. Iminsi myinshi nyine namwe mwarabuze. Wari warihishe media cyane, ntabwo agaragaraga mu bitangazamakuru. Uri busy mu biki? Okay, ntago nihishe media, ahubwo nakazi kenshi umuntu aba afite uko media turakorana buri munsi, turahorana, nta mpamvu yo kugira ngo nyihishe, nta n'icyatuma nyihisha kuko nta kibi gihari ntaki, ahubwo nayisunga kuko no muri business nkora harimo kwamamaza. Ubwo rero urumva sinakitsimva media, ahubwo shaka kuba ari we wabuze, ahubwo udaheruka kumvugisha wenda, ariko kuba mari ndahari. Ariko Vivian ikintu kintungura nuko iyo nkubonye uno munsi uko bungana n'ejo ntabwo bari ko bungana. Mbona buri gihe uhora wiyongera. Ubu narananutse rwose, abanzi bo bazi ko naranutse. Ndi gushyiramo n'imyenda ya kera nkumva irimo irajyamo neza irafitininga. Ubu nari narabitse neza mu garde-robe. Kweli? Ni ukuri kose. Vivian ubu ngubu ufite nk'ibiro bingahe? Okay, ibiro ntago biba ariko wowe bimaze kugabanuka, maze kugira nko mu 180, 170 n'ibindi. Hagati y'ijana na 180 na 170. Bivuye kuri bingahe? Bivuye kuri 220. Wavuye kuri 220 ugera ku biro 170 niho bigeze. Niki cyakufashije se? Cyamfashije ni gahunda y'imirire na gire inama n'ababikora abajyamana mu by'imirire. Mbigirwamo ni mu docteur umenyera ibintu bya obesity nawe agira ibyo ngenera. Abandi kuri iyo gahunda kandi nkomeje urwo rugendo na siporo nyinshi kandi byose bihazamo. Ukora na siporo? Ukora siporo imeze gute? Nkora siporo yaba ari yo muri rusange muri gym, nkakora na natation n'indi nikoresha ya aerobic. Ariko Vivian uri umukobwa ufite nk'imyaka 15 gutyo n'ibiri, wari ubyibushye gutya? Nari mutoya. Uri muto cyane? Nari muto rwose, ntago nari ndi gato cyane nanone, ariko nubwo nari ndi munini. Wabonaga ko ndi umukobwa uraho gusa utari munini kandi utari mutoya. Utangira kubyibuha cyane byaje nka ryari? Byaze aho mariye gushaka, maze gutangira guhitira umukobwa wanjye w'imfura.
niho byatangiye kuza. gusa hari mu myaka ingahe? Ari mu myaka 22 gutyo 21. Ndumva nakuza ahubwo. Yego ndakuze ntago ndi umwana. Vivian, reka turebe twinjira mu bihe bya coronavirus. Si umwaka w'ibihumbi 2020. Mu mwaka w'ibihumbi 2020 mu mezi yo mu kwa gatatu mu kwa kane gutyo niho niba nibuka. Hari saga yabayeho, uri mu bantu ba mbere babashije gukwirakwira mu bitangazamakuru kwanduye icyorezo cya coronavirus. Abantu bari bafite imitima ihagaze cyane, nibwo hari haje ibintu bya total lockdown, abantu bafungiranye mu nzu, nta gusohoka, ntaki. Ucyandura kiriya cyorezo n'ukuntu noneho umwuka wari uhari byari byaracitse cyane, wumvaga bimeze gute? Byari byacitse umwari ngo byarashyushye. Okay, numvaga ntacyo bintwaye kuko ni indwara nk'izindi, kandi byari icyorezo kije gitunguranye, sinarinzi ko nakirwara, bitewe ko nagerageje kwirinda kubahiriza amabwiriza yose nk'uko byasabwaga. Muri lockdown ntago nasohotse, ndumva narasohotse rimwe nabwo ari ubutabazi ngiye gutanga, kuko hari umudamu utari ufite ubwo bushobozi mu umusada wo kumujyana kwa muganga, ariko nabwo sohoka inzego zibanze zose zibizi. Nasohotse mu itariki imwe gusa, itariki enye muri lockdown yose. So kwisanga ndwaye rero sinaherukaga hanze ngo aronahuye nawe, cyangwa ro hanze wavuye hanze nahuye nawe, nisanze nanjye nyirwaye ntazukije. Ariko ukuntu abantu bagifataga nk'icyorezo twese, no kuvanga abantu nanye ni mu twese, uburyo twagifataga nk'icyorezo gikomeye gihangayikishije isi, ukicyandura watekereje iki bakakubwira ngo urwaye coronavirus? So ntago byantunguye kuko ningero bipimishije ku bushake. Ningero bipimishije ku bushake rero ntago byantunguye kuko urumva nagiye kwa muganga ndwaye inkorora, baje kumpima mu rugo, bamaze kumpima mu rugo basanga afite inkorora, bagumya kumpamagara cyane. Nyuma ndabwa niko se ko mumpamagara nkaba numva ni muri kumbuza umwuka, baza kuntwara mu rugo n'ibisubizo bitaraboneka kwa kane. Kwa gatanu ni ubwo naraye kwa muganga kwa kane, kwa gatanu nibwo bambwiye ko bari corona, kuko izindi ndwara zose bari bazibuze, nta ndwara nimwe basanganye ntaki. Maze kubyumva rero gutyo ndaceceka, ndatuza nyine ndabyakira. Ntacyo wahindura we muganga yemeje ngo urwaye iki ngiki, ubwo busibye gutuza ukavuga ivurwe dewe ko gikira. Ariko babanje kugira ubwoba. So urumva ntagomba kugira ubwoba kuko indwara igutunguye yose n'ubwa mbere ngewe muri najyaga mu bitaro ngiye kubyara gusa, nta kujya mu bitaro kundi. Rero natungwe no kumva ko ngiye mu bitaro kurwaye icyo cyorezo, kandi naragerageje kwirinda mu buryo bwose bushoboka. So narabugize, ariko nyuma abaganga, timu y'abaganga yari bihuguriyemo irampumuriza, inyereka ko nta byacitse yabaye, ndabyakira nakira ibintu vuba cyane. N'ibintu biragenda bijya ku mbuga nkoranyambaga, bisakara mu itangazamakuru cyane ko wari ufite n'umwihariko ko ari umuntu munini, bakavuga bati Miss Viviane. Ubonye biri gucishikana hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga no mu bitangazamakuru, byo wabifashe uti? Urabona iri umusitari nta kuntu utavugwa, ntago byayobera. So rero noneho abantu bari mu rugo badafite ibyo bahugiyeho, nuvuga ngo barebaga social media cyane. Gutambutsa igihuha byari ibintu byoroshye, narabimvaga aho nkaseka. Urumva umuntu akifata atarwaye indwara nk'igihumbi, no kwa muganga ndi babuzemo n'indwara usibye icyo cyorezo babonyemo. Umuntu ndakifata ati buri yarapfuye birarangiye, bakambika bakagira gute, ndi muzima ngende guhumeka. Naye bonaga ahubwo bari gukina comedy, kuko numvaga ko ari ikiso, nkibaza ibyo barimo bikankebera ko ntago byampangayikishije. So rero kwa basitari tuba tubimenyereye, turorereka nyine bareka bakavuga, kuko hari igihe nabo bazi ko kugira nabi kandi ndari kugira neza. So ntago wahagarika rero abavuga kuvuga, bari bafite umwanya wabyo uhagije. Ikindi cyangombwa nuko nari ndi mu maboko meza, ntibaravuga izo ndwara agasanga abaganga bo bampimye agasanga ntazo mfite, ntibavuga ngo napfuye kandi ndi muzima, burwa pa nabitaho umwanya. Umuntu arasonga mbere nyine ikabihorera. Okay, Miss Viviane mu buzima busanzwe ni muntu ki? Miss Viviane ni umubyeyi
abana urumva Miss Viviane abana bangahe? abana batatu. Miss Viviane ni umuntu ukunda gusabana cyane, ukunda gusenga, ibyo ni icya mbere. Ugira impuhwe, ukunda gufasha. Ikindi narize mfite amashuri urumva, nkora business, mfite business yanjye, mfite company yanjye ikora ibintu bitandukanye, ariko harimo byo gutanga kuba umuhuza mu bwishingizi, hakabamo ibyo kugurisha amazu mu bintu bigiye bitandukanye, ayita trust business and broker. Mbese Miss Viviane ni uwo nguwo, ubuzima bwe bwa buri munsi ni ubwo ngubwo. Ubundi bajya bavuga ngo abantu banini ngo ntibajya bababara, bahora bishimye, nawe niko bimeze? Cyane rwose, kubabara nta bibaho, nta n'impamvu. Niyo mpamvu wabonye niba navuga ntihagire icyo binambwira, kuko numvaga barimo barashimisha iminwa yawe nta kibazo. Ariko nk'umuntu of course ntiwabura kubabara, ni ibiki bibabaza Miss Viviane? Njyewe mbabazwa niyo umuntu ambeshye, birambabaza kuko nanga umuntu ubeshya. Ikindi cyambabaza mu buzima ni ukubona se nk'iki cyambabaza wenda gikomeye cyane n'icyahungabanya abana banjye cyambabaza. Ikindi umuryango wanjye ndawukunda cyane nawo. Ikindi kubona umuntu ubabaye uri mu kaga, wenda ntaba afite ako kanya ngo uhite mutabara, nabyo birantusha cyane. Ikindi ni uwabangamira umutekano w'igihugu, byambabaza nabyo cyane. Ariko Viviane, ni iki mu buzima cyakubabaje ukaba uvuga uti iki kintu cyankoze ahantu kweri sinshobora kubyibagirwa? Ikintu cya mbere cyambabaje mu buzima ni umuntu wambeshye. Ikindi cyambabaje, kubeshya iki? ubwo hari icyo yambeshye, ureka tukigira ibanga cye, kandi cyashobora kugira ingaruka wenda ku buzima bwanjye, ariko Imana irahaba. Ikindi cyambabaje cyane ni urupfu rwa muramu wanjye, apfuye vuba, ariko byarambabaje cyane. Mbona umupostinga kuri stati buri munsi. Byarambabaje cyane. Umugore muravukana? Turavukana, ni mukuru wanjye, ni nawe dukurikirana. Ubwo rero byarambabaje cyane kuko yapfuye urupfu rutunguranye, ntiyarwaye, ntiyatatse, ntiyagize gute, na accident y'umuriro, umuriro wamufasha ahita apfa. Byarambabaje cyane rero ko sinzi ko nabivuga, twabyihorera. Paul, Imana imwakire mu bayo. Paul, Imana imwakire mu bayo, kandi niryo herezo rya twese, tunamwifuriza iruhuko ridashira. Viviane, ushimishwa n'iki? Njyewe nshimishwa iyo ndi kumwe n'inshuti. Icya mbere nshimishwa niyo mbona umuryango wanjye umeze neza, kandi nkabona ko inshingano zanjye z'urugo nazitunganyije neza, ndetse n'izo mu kwita ku muryango. Ikindi kinshimisha iyo ndi kumwe n'inshuti, mbona twishimye, muganira no guciringa no kugira gute nkaye ngoko. Ikindi kinshimisha ni kwa kundi kubona ko hari uwo nafashije, ari aho yavuye yaho ageze, ibyo biranezeza cyane nabyo. Ikindi kinshimisha ni ukubona ko ibyo nkora biraninga neza, kandi serivisi ntanga zibasha kunyura buri wese. Ariko hari amarushanwa yigeze abaho y'abantu banini mu Rwanda, amarushanwa yigeze uyajyamo? Yego, nayagiyemo, ni naho izina Miss ryavuye. Izina Miss Viviane niho ryavuye? Yego. Dusobanure neza. Nyine habayeho competition y'abantu banini, turakompeta nyine mbasha gutsinda, niyo izina Miss rero ryavuye mu by'izina. Watsinze uro kangahe? Natsinze ndi uwa mbere. Ubwo muri make kugeza ubu ngubu mu bagore twafata nk'aho ari we munini mu Rwanda? Si ukuvuga ko ari njye munini cyane, ahubwo ni ukuvuga ngo ni njye wabashe kwitabira mu marushanwa ndayatsinda. Kandi bitewe ko burya amarushanwa harimo ibintu byinshi bitandukanye, hari ibibazo mubazwa, hari uko muba mugenda iki, mbese haba ari akanama nkemurampaka kakabasha kubikurikirana. Ubwo ni we wa mbere mu Rwanda? Ni njye watsinze, ni nanjye ukiriho ahubwo, ntabwo ndasimburwa. Niwe wa mbere, niwe mugore munini mu Rwanda wa mbere, kuko wagiye mu marushanwa urabitsindira ubu wa mbere, just kuko byaranahamijwe nyine mu marushanwa. Yego. Icyo gihe watsinze ufite ibiro bingahe? Wagukurikiraga? 180.
180, wankurikiraga ndumva yari ari mu 130 gutyo. nawe yari umunyarwandakazi? Yari amarushanwa y'abanyarwandakazi, ntago yarabaye yarayimpuze. Kereka niyo nigeze kwitabira muri Congo nayo, ariko y'ibihugu byo mu biyaga bigari. Ariko mu Rwanda ninjye yatsinze yindi uwa mbere nyine igikombe se? Igikombe nyine naracyakeye, ba minisita baraduhemba, tubona ibihembo byinshi bitandukanye. Ni ibintu byabaye muri 2011. Hashize n'igihe. Hashize igihe. Ayo muri Congo yose byagenze bite? Ayo muri Congo twahitabiye dutandukanye, ariko abakongomani baza kudutsinda bitewe na system yindi bashyizeho yuko haza gutora abantu bari muri sale, kandi urumva twari abantu baturutse hanze. Naho ngaho rero twatakarije amanota, ariko bindi twa twabatsinze. Ariko bibaye ko abantu batora, urumva abantu bari mu gihugu cyabo bafite popularité nyinshi popari rapport natwe twaturutse hanze. Ese mu marushanwa yo kureba abantu banini mu cyiciro cy'abadamu bagendera kuki kugira ngo utsinde? So byanga bikunda ni nkuko bategura izi misi zisanzwe, haba hari akanama nkemurampaka, hakaba ingendo, demarche ku buryo ugenda, uburyo witwaye, uburyo bw'imivugire kuko utegura projet yawe ukana exposa, bakareba ko ishobora kugira akamaro bw'imivugire. Ikindi bakareba n'ibyo biro koko, niyo ntuza ibiro byawe, mbese izo criteria zose ziba zikuberanyemo. Noneho bitewe n'amanota uko wagiye uyabona, ubwo baza gutangaza uwatsinze. Miss Viviane akurikirana showbiz yo mu Rwanda cyane rwose, kuko nyantegura n'ibintuza na fashion y'abantu banini, kugira ngo wumve ko nabo bambara bakaberwa, pana kwiheza mu mabubu cyangwa mu bindi, bakumva ko byose nabo bambara bakaberwa, kandi na fashion zigenda zitegura. iba ryarise ubu yaherukaga 2015, ariko ndumva ko nari nahugiye mu bindi by'akazi, ariko vuba ahangaha iraza kuzana none ishyushye cyane, baraza kubona rwose modo banini mu mwambaro mwiza cyane baberewe. Reka turebe muri showbiz nyarwanda, muri angle y'umuziki urawe enjoying cyane, nkunda music cyane ariko cyane haba ndi hehe hose, ntabwo nabura umuziki. Impamvu ngiye muri angle y'umuziki nuko buryo bakunda no kuvuga ko abantu banini bakunda music cyane. Ngiye nkunda ambiance, ndayikunda mu gihe cyo kuruhuka. Igihe cy'akazi aba ari akazi, ariko mu gihe cyo kuruhuka ndakunda umuziki cyane. Niyo ndyamye mu rugo nshaka kuruhuka, numva music nkayumva. Ntabwo ndi kumwe n'abashuti, nibyo ntabwo ndi mu modoka ndi kugenda, ntabwo nagenda mu modoka isinziriye, urabyumva nyine ngomba kuba iri music. Umuziki nyarwanda ukunda uwe muhanzi? Umuziki nyarwanda mfana Buruvani, kuko ni umwana wakuriye muri quartier muzi cyane. Ikindi Brice Melody, mu bakobwa Knowless na Queen Cha Nyaingoka. Mu guhimbaza Imana hari Aline Gahongayire, hakaba Tasiet Tusi, hakaza na Mbonyi. Ubu indirimbo muri no minsi ukunze ni cyane ni iyihe? Indirimbo ukunze cyane muri no minsi ni iyihe? Indirimbo nkunze cyane muri iyi minsi, muri sekira hari sekira na gospel. Muzisanzwe ni za gospel, indirimbo ukunze ni izihe? So ntago mvuze ko ari ngiye nkundi zadutse ako kanya, nkunda igize gute iz'umuhanzi. Wenda nk'ubu hari indirimbo nkunda kumva ya Ngonza ba Maria Knowless, ndayikunda ya kera. Hakaza ya Brice Melody ngo uri serious, urumva ni za kera, ariko hari ukuntu mba numva nzikunzemo. Hakaza muri gospel ya Tasiye iriya ngo ntuza ngumisha amababa yawe. Niyo yagiye muri gospel harimo na ntuza Liliane Kabaganza, nawe aranyubaka cyane, agira indirimbo nziza cyane.
reka turebe noneho muri showbiz byo kuri Instagram. Hari abantu baba trendinga kuri Instagram bakabita ngo n'aba Slay Queens, harimo ba Shadibu, ba Yolo the Queen, ba Strawberry gutyo. Ujye bakurikirana? Nkurikirana, ndabakurikirana kuko byanga bikunda ngomba kumenya amakuru. Nkunda cyane Bianca kuko n'abana banjye baramukunda, ubona ishyiraho utuntu tugiye dutandukanye. Naho wenda mu bariya bantuza ba Strawberry, nuza ba Shadibu, ntago mbiheteresaho cyane. Kubera icyo ukunda Bianca? So ubona afite impano muri taraye, yaba mu nyamakuru, yaba no mu myambarire, wenda mu bintu bigiye bitandukanye. Ubona agira style, akunda fashion, ubona agira innovation, utuntu tw'udushya ukuntu. Yarakoze na Pati yawe? Yarakoze na Pati. Mwari mwahura se ngo muganire? Oya, ntabwo twari twahura ngo tuganire. Ariko urabyifuza cyane rwose. Ubu nuko umuntu aba atarahuguka, urumva corona yajemo na umuntu aba atarahuguka neza, kandi urabona niho batangiriye kuzamukira cyane, naho batangiye kumenyekanira. So igihe rero kirageze ngo abantu bagende bahura ba enjoying yayo ngoko. Ubyaye umukobwa akoresheje Instagram cyangwa se akoresheje imbuga nkoranyambaga runaka, ukajya ubona yambaye style akunze runaka z'imyambarire runaka, sinzi niba nabyita gutwika. Bino bavuga ngo no gutwika, abantu bakamwataka ngo ni Slay Queen. Wabifata gute? Burya kubyara ni ikintu gisanzwe, ariko kurera ni umurimo ukomeye cyane. Byaterwa n'imyambarire yambaye, kuko ni ikintu cya mbere narazwe neza nanjye, ntabwo umuco, urumva agomba rero kuba yakoreye umuco. Ntashaka twike ko style zitandukanye zihari zo kwambara neza pani zo kwiyambika ukundi, kuba yatwika nta kibazo byaba bitwaye. Sadepa n'imyambarire yaba yakoresheje. Ikindi by'inkungu, abana banjye yego baracyari batoya, baracyari mu by'amashuri. Ubyo umwana akaba umutinganyi, wabigenza uti? So wamagana, wakifata uti? Nicyo nakubwiye ngo kubyara ni ikintu cya mbere, ku buryo umwana wese apfa mu iterura. Ikintu cya mbere ni ukubaho wabanje icyo wamutoje, kuko nubwo byabaho akakunanira, ariko hari urubyeyi umwana yaba yageze. So rero iyo abayeho akakunanira, bikabaho bikoze, hari icyo bita ngo ibyaye ikibazo irakirigata. Burya nta mubyeyi ujugunya umwana, urabyakira ahubwo ukagenda umwigisha gake gake, wazagira Imana kongera akagaruka mu murongo. Ariko ntago nemera ubutinganyi ngewe, ntago mwemera. Mbona ni umuco no muri Bibiliya, Sodoma na Gomora barayirimbuye kubera ibyo bintu. Ntago nemera ngo nabo cyane, ntago mbyemera, nta nubwo mbyemera rwose. Ariko umuntu ashobora kubivukana atari ibintu yigiye hanze? So arabivukana, ariko burya nemera yuko ikintu umuntu akuriyemo nicyo azamukiramo. N'abanyarwanda bajya bavuga neza bati nyereka abo mugendana nkubwire we, cyangwa ngo imfizi ibyara uko ibyagiye. So no kuvuga ngo rero umwana burya niyo yabivukana, kumwereka ibibi byabyo, ukamwereka intuza ingaruka zirimo, kuko niyo umufite mu nshingano kuva akivuka, kuva ari uruhinja. Nuvuga ngo ugomba kumuha umurongo rero, ukamwereka umurongo agomba kugenderamo. Wenda amaze gukura akabyihitiramo, niho ngaho uvuga ngo yabyaye ikibazo irakirigata. Ahubwo nta nubwo uri inshingano zawe zakibyaye zikomerera, kuko burya urugamba rukomereye niho uba ugomba kugaragaza ko nawe ushoboye kandi ubashije. So rero ntago nakubwiye ngo aramutse abigiyemo ni bya bindi ngo na Yuda ari mu ntumwa aragambana kandi ari mu ntumwa. Niki cyashimishije Miss Viviane cyane mu buzima? Mu buzima ikintu cyashimishije no kugira gute, no kugira abana, kugira umuryango, kubona kandi bakuze bubaha Imana, bakubaha n'abantu. Ibyo byanashimishije. Ikindi kubona baperforminga mu masomo yabo, abantu bagira amanota meza, ibyo biranshimisha cyane. Ikindi
nshimisha n'ubumwe bw'umuryango tugira twumva. Ikindi ku bandi, ikindi kinshimisha kandi cyanejeje ni ukubohora u Rwanda. Byaranejeje kuko wenda jenoside yabaye mpari, ariko kuba twarahohowe tukabona umutekano u Rwanda rugatera imbere twaba tumeze neza nta kibazo, nabyo ni ibintu byashimishije cyane. Viviane afite ihe degree masomo? Mfite lisansi muri droit, nkanayigira no muri computer science. Mfite lisansi ebyiri. Wayigiye muri kaminuza? Muri KIST no muri NIRAC. Okay, ubutumwa Miss Viviane haba mukunda muri rusange? Ubutumwa nuko mbahishiye byinshi, hari ibitaramo bigiye kuza, ikindi mbifuriza ibyiza, gutera imbere. Batugane muri company, waba ufite make ubona ikiboni aho watura kuri make yawe, kuko burya mu buzima umuntu ntabwo ahera ku birenze, ushobora guhera kuri bikeya ariko ukazamuka, hari iterambere ryinshi rishoboka. Batugane tubagezeho inama nyinshi zitandukanye muri Trust Business and Broker. Ibitaramo waruvuze ni ibihe? Ndimo nategura amafashion y'aba big size azaba mu gihe vuba cyane. Hari nandi ndi gutegura yandi bazayabona nayo, so bashonje bahishiwe. Urakoze cyane, tugushimire ko waduhaye umwanya. Namwe murakoze cyane kandi Imana ibahe umugisha, mugire ibihe byiza. Murakoze, twaganiraga na Miss Viviane warumaze igihe atagaragara. Niwe mugore wa mbere mu Rwanda munini bidasubirwaho. Tuzasubira ubutaha. Ciao.